ko amazi namanuka y'icyo giti Bibiliya avuga ngo iyo ayo mazi yakugwagaho yarapfaga. Hanyuma mumbarize aba bantu b'Imana bahora mu mavuta, ibumpaye nijoro, ibumpaye mu gitondo, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru, nk'aho ari kire y'ibinini muganga yakwandikiye. Bivuze ngo hari ubaye udahanuye umunsi umwe ugasibira umunsi umwe, ubanza baguha fagitire y'ibirarane nk'iby'icyumweru. Mwemere ko ibi bintu bya Yesu mwabikozemo akazi, mwishuze tubimenye, kandi niba ari n'ubuntu koko mubigaragaze, ariko mugarukiraho gucanganyukisha imitwe y'abantu babakurikirana ngana bishirahe. Ikindi kandi hari ibyo atantumye, hari n'ibyo ntavuga. Bundi ngewe njya kuvuga hano kuri kamera, nabanje kuvuganira nawe iyo hirya. None wagiye kumwanika gutanga ABCD kuri Zaburi, ahubwo ni utabana n'umugore. Noneho yaramuhamagaye gutya aramutereta kugira ngo bagaragare ku kinyamakuru kimwe. Umunyamakuru aramubaza ngo ese imbere y'umugore wawe ufite abana bangahe hanze? Ngo abo mfite umugore arabazi. Amakuru mpagazeho aka kanya sinjya mvuga ibihuha. Uwitwa Roger yamaze gutandukana n'umugore nta minsi ibiri, uyu ni umunsi wa gatatu. None se nshuti yanjye, Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Studio ni igisubizo cyawe. Sibyo? Ndagira ngo umbwire ku kintu cyitwa amahirwe ya mbere n'amahirwe ya kabiri. Ku cyano ko no kwibanda ku mahirwe ya kabiri, aya mbere yo ni iki? Wigeze uburanaho? Ngewe ntabwo ndaburana. Uzi icyo bita isubirisha rubanza se? Gusubirisha mu rubanza? Ntabwo mbizi. Wakoreye perime? Yes. Okay. Umupolisi ushobora gutsindwa n'ikizamini cya mbere, akaguha amahirwe yo kongera gusubiramo. Yego. Sibyo? Yego. Ayo niyo navuga ngo wendo arakubwira ati kanguha andi mahirwe. Kuko ukoze bwa mbere ugatsindwa. Yego. Ayo ni amahirwe ya kabiri aguhaye. Ahubwo ni iki twita amahirwe? Amahirwe rero ni ikintu wungutse. Biragoye ariko bigoye abashaka ko bibagora. Ariko biroroshye ku bashaka ko biborohera. Undi amahirwe ni ikintu utakobokeye, kambyita uko. Ikintu utakobokeye. Icyo mahirwe. Hanyuma iki kintu cyitwa amahirwe ya kabiri Imana itanga. Amahirwe ya kabiri ni ibintu bya mbere watakaje ukabona ibya kabiri. Numva ariyo mahirwe ya kabiri. Ariko njyewe iyo ngiye mu mwuka, nkanjye nka Theogene, amahirwe ya kabiri ahabwa ubundi amahirwe ni iki? Amahirwe ya kabiri ni iki? Kubera iki ubundi ni yihe ntego y'amahirwe ya kabiri? Nuko hari ibyo uba watakaje, noneho ukongera ukabona ibisa nabyo.
urugero niba banyibye telefone y'ibihumbi 100 hagira umugisha nkongera nkabona telefone imeze neza nka yindi nari mfite, ayo ni amahirwe ya kabiri. So rero ndumva tutatinda ku mahirwe ya kabiri. Aha, sinzi ariko ngewe ndashaka kuzabimenya kuko njya nkunda kumva cyane haba mu ndirimbo haba mu erega iyo ubajije nabi bagusubiza nabi. Ubundi wowe icyo ukeneye kumenya ni igiki? Amahirwe ya kabiri ni iki? Kandi nge nakigusobanuriye ku murokore, kuko nge ndibanda ku bintu by'abarokore. Mbwira icyo ushaka kumbaza, n'ubu sindumva ikibazo. Nakubwiye ngo abantu benshi baravuga ngo Imana iguhaye amahirwe. Sobanura nyine iyabahaye habaye iki? Kandi rimwe na rimwe ugasanga nta n'ikibazo cyababayeho cyo guhomba, yena mpite nimagina ko bya bintu yahombye agiye kubigarurirwa. Iyo nyigisho itembera hirya no hino ku maradiyo cyangwa se no mu nsengero, ntabwo ndabona umuntu ushobora kuyinyigisha ngo nyumve anyere ku buryo ki Imana ihereza umuntu amahirwe ya kabiri n'ikiyitera kumuhereza amahirwe ya kabiri. Igitera Imana guhereza umuntu amahirwe ya kabiri n'ikiba cyabaye kugira ngo mu by'ukuri agenerwa ayo mahirwe ya kabiri. Uburo nakumva 1 ku 10 byibura ugerageje gutoneka ibyo ushaka kuvuga. Ubundi umuntu Imana iha amahirwe ya kabiri ni muntu ki? Ni umuntu uwo ari we wese uvuye mu byaha bye, niwe muntu Imana iha amahirwe ya kabiri. Kuko Bibiliya impamvu ntakunda kuyinjiramo cyane, ishobora kuguhamba cyangwa ikanaguhambura. Bibiliya iravuga ngo nuko haracyariho ibyiringiro by'uko igiti cyatemwe cyongera kigashibuka. Ubwo ababizi babikurikirane bakomeze baraza kubyumva. Hari ibintu utakaza kuko wagomeye Imana cyangwa se wirwaniriye hano iwacu mu kirokoro uko tubyita, hanyuma wagarukira Yesu Kristo ugarutse ku rufatiro akakugarurira ibyawe. Iyo ni imwe muri tayito cyangwa se muri teme y'amahirwe ya kabiri. Ndumva rero ijambo amahirwe ya kabiri ryasimbujwe iringiri rivuga ngo haracyariho ibyiringiro by'uko igiti cyatemwe cyongera kigashibuka. Ni amagambo abiri, rimwe riri muri Bible ariko irindi ntiriri muri Bibiliya. Niyo mpamvu rero Bibiliya ivuga ngo nuko ikuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Ndumva igisubizo ari icyo ngicyo. Urakoze cyane, yenda abadukurikiye nabo bazagenda baduhereza inyunganizi. Bajye babaza muri commentaire nta kibazo. Yes. Uyu munsi ndagira ngo duhite dusimbuka cyane twiyizire mu kibuga cy'abakozi b'Imana. Kuko Bibiliya iravuga ngo abantu banjye bapfuye bazize kutaneza. Uyu munsi ikintu cyitwa ubuhanuzi cyabaye ingumi. Ubwo sinzi niba ari mu Kinyarwanda cyarabuze, ubuhanuzi bwarabuze. Kuko uzusanga ubuhanuzi nsanze hariya nibwo nsanze hariya nibwo nsanze hariya, bigatuma ntatekereza ko Imana itakivuga. Ubona ari iki cyatumye Imana itera abahanuzi umugongo kugera ku rwego bazajya bahanura ubuhanuzi bamaranye umwaka cyangwa se bakibana ubuhanuzi. Basi se uri umuhanuzi wowe uri kumbaza iki kibazo? Nge ndi kubariza abadukurikira kuko rimwe na rimwe batubaza ibibazo byinshi. Muri make nge sindi muri kaya abahanuzi cyangwa se iy'abakozi b'Imana, nge ndi kubaza. Wabuze se basi ko abadukurikirana atari urwego rw'abahanuzi gusa, ahubwo dukurikiranwa n'ingeri zitandukanye? Harimo abantu dukurikiranwa n'abahanuzi kandi tukanakurikiranwa n'abakeneye guhanurirwa. None urabariza iyihe kote rero kugira ngo ningusubiza amenye abo ngiye gusubiza? Ndabariza kote ebyiri. Iyihe niyihe? Iy'abahanuzi kuko nabo ubwabo baravuga baratakamba bakavuga niki cyakuturekesheje, bagahitamo gukomezanya bwa buhanuzi bari bafite kera cyangwa se ubwo bibye ahandi. Noneho hakaba na babandi bakeneye guhanurirwa batari kubona mu by'ukuri umuhanuzi uhagaze neza mu gihe nk'iki. Ahubwo kubabwira iki Imana ivuze, wakagombye kuba wibaza ngo ni iki kiri gutuma aka kanya
bigoranye gutandukanya umuhanuzi n'utari umuhanuzi, nari kubona igisubizo. Oya, aho ngaho ntago nakikubaza kuko nge sindi kubona umuhanuzi, niyo mpamvu ngo bajije ngewe nkeneye umuntu umpanurira, sindi kumubona, ahubwo ndi kugenda nkubitana n'abantu bahanura ibyo numvise hariya ugasanga ubuhanuzi ni bumwe. Igisubizo kiravuga ngo agasozi k'iburyo burya kaba gahanye imbibi n'ak'ibumoso. Impundu uyu munsi hari induru, muzi icyo muri kuzira? Mwicaje abakuru, muhagurutse abakiri bato. Mwari mubizi? Mwicaje abakuru, muhagurutse abakiri bato. Havumbutse imigirigiri, ariko abari bafite indangagaciro na kirazira bya Kristo bifashe ku munwa, barumiwe, bari mu bigo bakingiraniwemo, ntibagaragara. Deni umuntu wese ushaka kumenyekana azuririra ku cyo navuze cyangwa runaka yavuze. Niyo mpamvu rero muri kwibana amagambo, ubundi ubuhanuzi burahari, ariko ikibuga cyo kubuhanurirwamo nta gihari. Wenda abumwe aranyumva, ubuhanuzi burahari nta naho buzajya, kereka Kristo nagaruka. Ubuhanuzi burahari, ariko ntabwo ikibuga cyo kubuhanuriramo gihari, sibyo? Iyo udafite aho uba witwa inzererezi. Niyo mpamvu rero ubuhanuzi buhari, impamvu hari ubuhari buri kugenda ari bwo buri gusirikira gusa, bimeze nk'amatangazo cyangwa se mace yabaye ikongera ikagaruka. Ibi ndi kubona kuri izi mbuga nkoranyambaga bimeze nko gufana umupira warangiye. Mu kabati k'Imana muri tiriwari ibikamwo ibyiza amenyesha abantu biracyarimo, sibyo? Bibiliya iravuga ngo ntago nshaka kuzongera kumva abanyamahanga babatuka. None se niba uhanuye ukajya mu buzima butari ngombwa, undi agahanura akajya mu buzima budakenewe, undi agahanura akisanga ahantu hatari ngombwa, hanyuma muragira ngo bigende bite? Abaririraga itorero Satani yamaze kubaraha, yabashize hasi. Ukabasubisanisha nuko ukaba uri kubihuza nuko itorero uyu munsi wa none igihe dusohoyemo ntabwo ari icyo guhanura. Ningusubiza gutya wihangane, igihe dusohoyemo ntabwo ari icyo guhanura, ahubwo igihe turi kwinjiramo ni ikiyerekwa. Urumva? Wenda nguha urugero, iri joro muzi turi tariki zingahe? Muzi turi 22. Mujye mubwira abantu badukurikiranye itariki kugira ngo bamenye gutandukanya ibiganiro byahise n'ibigarutse ari bishyashya. Uyu munsi ni tariki 22 z'ukwezi kwa munani. Ngewe iri joro narose amakoti menshi y'abapastori n'abavugabutumwa n'abareverane, icyo gikundi abadayimoni bari kuyakiniraho amakarita. Urumva? Nongera kurota imyitero y'abakozi b'Imana bakomeye, abadayimoni barayimanitse mu biti, mu mashyamba, then iri kunyagirirwa n'imvura mu mashyamba. Bazize iki? Efurayimu yarivanze amera imvi z'urutarutaru, azize ko yivanze n'abanyamahanga, sibyo?
none se niba umupfumu ari we ugeze ku rwego rwo kugira pasiteri inama, murashaka kumva ubuhe buhanuzi? Mukeneye ubuhe buhanuzi? Ikibuga turimo rero ntabwo cyamaze kunyerera, nta mabuye arimo yo gukandagiraho, intebe yo guhanuriraho ntayihari, yaramenetse. Abafite ubuhanuzi rero babubitse mu mitima yabo. Gusa hari ijambo nkunda riri mu mubwiriza, nubwo ntibuka ibice n'umurongo, rivuga ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, ibindi byose byarumviswe. Sinzi rero impamvu aka kanya, none se bahanura iki nyine? Bagishatse hehe? Baragikura hehe? Erega ntimuka, hari abantu bakunda guhaha ari uko mu nkono byashizemo, muri sitoke nta kintu kirimo. Rero abantu baragendana imvumba zitarimo ikintu. Niyo mpamvu abakirisitu bacu bafite ibikomere. Bakomerekejwe n'iki? Nase ugira ngo bakomerekejwe nuko Imana itavuganye nabo? Hari abavuganye n'Imana, abandi bavugana n'abahanuzi. Rero nabwira umukristo wavuganye n'umuhanuzi ajye kureba uwo muhanuzi, ariko wavuganye n'Imana we natuze. Ko abantu bagiye bavugana n'abantu batandukanye. Niba Imana yaragutwariye shanete y'ibiceri 300 waguze Nyabugogo mu bazunguzayi, ikakwemerera ivuye muri Amerika ya diyama cyangwa ya oro, wari ukwiriye kumenya uwo Yesu watwaye shanete ya turuwasa uri siri ko azaguhiya miliyoni. Hari umugabo nigeze mbona hano mu mujyi wa Kigali ngo muzana ubukene bwanyu, yego, mujugunye hano, ngo iby'Imana nta mikino ngo ibibamo. Ujugunyemo 5 se ucyuya ngaye? Niba ujugunyemo miliyoni se, ubwo se ujugunye ubukene cyangwa ahubwo na dukeya wari ufite baratujyanye? Tumva icyo ari ikintu cyabaye cyane, kiranagaragara henshi ndetse. Okay. Uyu munsi nushaka kumva ubuhanuzi burahari, genda ushake wa muhanuzi uri gukubitwa imijugujugu, uriya uri kubona ugaragara nk'aho afite icyangiro mu bantu, jya kumushaka. Kubera impamvu ari guhigwa hasi hejuru ni iyi: iyo ugira iyerekwa rizima, ukagira ihishurirwa rizima, wari kumenya icyo azira, ukagenda ukamwegera. Sinzi muri iyi minsi Imana imfashe, nuzuye ibintu byinshi, ariko Uwiteka abane nanjye. Yego. Imana inyohereza kujya gusaba abantu imbabazi nakomerekeje, ntabwo ari uko Theogene ntigeze ndengana. Aka kantu ndashaka ko abantu bakumva. Ntabwo nagiye gusaba imbabazi kubera ko Theogene kuva kwino kugera ku musatsi ari we mubi. Oya. Ahubwo nuko hari ahantu Yesu yandebaga akabona nagiye ahantu hadakenewe. Rero yagombaga gukurura ikigoryi cye, gakurura ibikota, akavuga ati cishwa banyura hano, agakebura ingegera ye igasubira mu cyerekezo. Kuko twari tumaze kwandura, twari tumaze guhumana, twari tumaze kononekara, noneho birenga urwego rwo kononekara twebwe ubwacu, ahubwo birangira dutangiye gukomeretsa ubwoko bw'Imana. Yego. Rero iyo watanye, Yesu afite ukuntu agukebura, kandi akagukebura atagukinduye, akagukebura utavunitse urutugu cyangwa se ngo usitare, bitewe n'aho agukeneye. Iyo uri kujya mu cyerekezo imodoka idashaka,
imodoka iyo iri kukujyana mu cyerekezo wowe shoferi udashaka, nicyo vora ibereyeho, nicyo feri ibereyeho, nicyo amburiyaje iberaho, nicyo umuriro uberaho, nicyo vitensi iberaho. Uyu munsi rero niki giteye Imana guceceka? Iyo Imana icecetse, abahanuzi basubira mu buhanuzi bwabahezemo, bakabujyana kawoshi ku kinamba kubwoza, noneho bakabugarura muri iyi sisiteme ivuga ngo mbihawe nonaha, kandi ibi bintu ntibiri butinde. Urumva afasha amavuta afasha amavuta yo muri 2015 Imana bakoranye kiriya gihe aracyayitiranya niyo bakoranye muri 2024. Kubera rero kutaguka mu buryo bw'umwuka cyangwa mwihishurirwa ryagutse, wenda sinitaye ku byo muri buntuke cyane ko n'ubundi umuntu wese agira gahunda, agira dosiye ye. Aka kanya nushaka kumva urumva, ariko nanone nunabyirengagiza n'uburenganzira bwawe. Dayimoni yateye abakristo ubunebwe, icyo dukunda kwita ngo intege nke. Ubu wa mbere akimbona arahita atukana, ntashaka kumva ngo atangire ikiganiro agisoze, noneho najya no kwandika komanteri yandike ashingiye uko yakurikiranye ikiganiro. Ubundi uwandika komanteri yandika ashingiye ku cyo akuyemo, ariko kubera ko wanga Theogene, ikiza guhita kikorohera ukibona isura ye ni uguhita utukana. Aha rero ndashaka kutwikurura iki ikizakwereka ko Imana icecetse, nuko abahanuzi bazasubira mu buhanuzi bahanuye kera. Ariko iyo Imana iri kuvuga, bahabwa ubuhanuzi bushya. Mu yandi magambo, uyu munsi abantu benshi bakoreye Imana barashaka kwikompara cyangwa se kwihuza na cya gihe babayemo bemewe n'Imana n'abantu, noneho bagashaka kwambara ya sura ya kera bakayizana muri 2024. Ntago bikunda, kubera ko umwenda wambaye uri uruhinja ntabwo wawukuriyemo, ntabwo uri Mesiya. Uko ugenda ukura kandi n'imyenda urayihindura. Rero ntabwo Imana, niba uyu munsi guverinoma y'u Rwanda yicara igahindura guverinoma, nuko iba yamaze kubona ubushobozi buri muri guverinoma. Icya kabiri, ntabwo waba ukunda ingabo ngo uzohereze mu butumwa bw'amahoro zitariye guhosha intambara. No, hari ibyo ingengo y'imari isabwa kugira ngo bagende rero bitabiriye igikorwa kibajyanye. Ijambo rikomeye wavuganye n'ingabo rishobora gutuma barwana nabi cyangwa bakarwana neza. Mu yandi magambo, iyo wamaze gusobanukirwa agaciro k'ingabo kakazihabwa, aho zitumye ntago zitinda mu nzira. Uko ni ku bwami bw'Imana bukora, niko buteye. Iyo wakoze iby'Imana ishaka, igushira mu ngabo zitwa inyangamugayo. Ariko iyo wakoze ibihabanye nuko ishaka, ujya muri liste y'ibigwari. Aha ngaha turabisanga muri Yesaya 5.
niho Bibiliya ivuga ngo nuko nimudukize. Niki nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nkaba ntaragikoze. Ni ikimenyetso cy'uko Imana yatangiye gukomereka mu bo yari yarashize kuri lisite y'inyangamugayo. Ahangaha nunyumva sava, nutanyumva usigeho. Tugaruke rero ku kintu mumaze iminsi muririmba ngo Imana iguhaye amahirwe ya kabiri. Iri jambo kenshi rikoreshwa ku bantu batandukanye n'abandi. Niba wari watinye kubivuga, akenshi rikunda gukoreshwa ku bantu batakibana n'abagore cyangwa se abagore batakibana n'abagabo. Ngo mama, ngo Imana irambwiye ngo iguhaye amahirwe ya kabiri, nawe ukabona agize atya. Harimo ibintu bibiri. Birashoboka uyu mugore ko nta ruhare rwo gusenya yabigizemo, niyo mpamvu imubwiye ngo imuhaye. Aka kantu ndashaka ko abantu bakumva bitonze. Imana iha amahirwe ya kabiri umuntu umeze ute? Ni umuntu ufite ibyo yatakaje atabigizemo uruhare. Kirumvikana? Nizere ko ndi kuvugana n'abasirimu, nizere ko ndi kubwira abantu batandukanye kandi bafite icyo bita analize. Umugabo wese utandukanye n'umugore we, umwe muri bo nta ruhare abigizemo, ni ihame ridakuka ko Imana kumusubiza ayo mahirwe ya kabiri birashoboka. Bigenda bite? Ishobora kubinyuza mu kanwa k'umuhanuzi, ishobora no kumuhuza n'umuntu gutya muri kwasiteri bigendera. Rero niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo nimugera ku kintu cyitwa urushako, mujye mushiramo ibirometero bitubutse. Niki kibitera rero? Aka kanya hari abagabo b'abanyangeso bataye ingo zabo kuko batanyuzwe n'abagore bafite. Uwo nta mahirwe ya kabiri Imana izamuha, ahubwo uyu mugabo azayiha. Icya kabiri nshaka ko mwumva, umugore wananiranye akananira umugabo ku bushake, uyu mugore ntabwo azigera Imana imuha amahirwe ya kabiri, ahubwo uyu mugore ubwe ku giti cye, kuko ari ingeso ye, kuko ari cyo cyamuteye gusenya, ayo mahirwe azayiha akoresheje tekinike ze. Mu yandi magambo bivuze iki? Bisobanura ngo uru rugo niyongera kurwubaka akagira urundi rugo, ntabwo Imana izabitaha muri uru rugo. Mujye mutandukanya ibintu. Hanyuma rero icyo shaka kuvuga ahangaha, twibaza ibintu byinshi. Abakozi b'Imana barahari, ntago barangiye, ariko ntimushaka kubumva. So ndumva rero naba maze gusobanura icyo twita amahirwe ya kabiri. Hanyuma niyo mpamvu wenda muraza kumbaza muti se Theogene, divorce iremewe? Igisubizo kiravuga ngo mu ngobyi ya Edeni marene wa Eva ninde? Pare wa Adamu yitwa nde? Nuko rero kuko hari imirimo y'abafarisayo n'abasadukayo, kandi intego yabo ari uguhata Yesu ibibazo bamushakaho impamvu zitandukanye, umunyangeso mbi azakomeza kuba umunyangeso mbi, ariko n'umunyangeso nziza azakomeza kuba umunyangeso nziza. Nasoje rero amahirwe ya kabiri, ndumva ari cyo nayavugaho. Oya, hari ahantu tubwiye ngo umunyangeso mbi n'umunyangeso nziza. Aho hantu ndagira ngo uhavugeho gatoya, ubundi no tugana ku musozo. Erega reka mbabwize ukuri, nushaka kumenya icyanga cy'ubugingo cyangwa icyanga cy'ijuru,
ijuru ry'abasiribateri ni uko babona uburenganzira busesuye ntubabangamire, ariko ijuru ry'abashakanye ni uko bahuza n'abo babana. ubwo icyo mvuze wenda haravamo umwe ucyumvise. iyo Imana icecetse abahanuzi basubira mu magambo bavuze ikindi gihe. ariko ndababwiza ukuri, nk'ubu muri iyi minsi nuzuye ubuhanuzi pe. ntago niyemeye, sinje no kwidekarara hano, ariko nuzuye ubuhanuzi. ubu ni ukuvuga ngo nahinduye sisiteme. sinjya nkereye imbuga muzancunge, oya. saa sita za nijoro ngire ngo saa saba nibwo narindi sehashika, hari umuntu nagiye gusengera, bampamagaye ndi mu rugo. umuntu wampamagaye ni umuhanga, niba atari n'umutego yanteze. yambwiye ngo ntitaye ku byo twumva bakuvuga, hari impamvu tugukeneye dutabare. mu by'ukuri nagiyeyo, ibindi si ngombwa. kubera iki rero? Satani yafashe icyangiro, kamvuge ngo cya original gifite imbaraga, agiteza abana b'Imana, agiteza abahanuzi b'ukuri. kabone naho bataba ari ab'ukuri 100% kuko imyambi y'umubi bageraho, ariko abahiga hasi hejuru. wabonye ukuntu uwitwa Karosi yatangiye gushaka kongera guteza intambara kugira ngo hagati yanjye na Ezekiyeli na Korode na Justin hagarukemo induru. ariko kuko namuvumbuye ubu sinshobora, sibyo? kugira ngo imbabazi zasabwe mu minsi yashize zitagaciro ntabyo ubonye. rero hakenewe kumenya uyu muntu watatswe kuri uru rwego habaye iki. nigeze mbabwira kera, ndababwira ngo nta ngegera igira intambara. mujye mwihanganira ikinyarwanda cyanjye, nta ngegera igira intambara. ikinyarwanda cyanjye rero ni nacyo kigora abantu kucyumva, ariko abahanga baranyumva. iyo uciriritse uhangana nande, nta deni rya banki wagira, nta yewe no mu isibo mu kagoroba k'ababyeyi nta gitekerezo watanga, wahura he n'intambara? intambara ugira n'izuko isafuriya yawe uwo munsi itari bwake. ubwo arunyumvise. intambara za bamwe ni uko babuze yo kwishura inzu. iyo ntambara ihuriye hehe n'umuntu Rwanda Revenue iri gusoresha ibirarane bya miliyoni 80? urumva ari kimwe? ntabwo ari kimwe. izo ntambara zirangana. iyo ntambara ihuriye hehe n'umuntu ufite kontineri 20 ziheze Dar es Salaam, ibindi biheze Majerwa kuko adafite uburyo bwo kubidedura. uyu muntu uramuhuza gute n'umuntu uba mu nzu y'ibihumbi 15 ugezemo amezi 2 asakuza yabuze ubwishyu? hari ikintu rero ngewe nemera nka Theogene, umuntu wese agira intambara ye, ahubwo ikaremerera umuntu ku giti cye bitewe n'ubunini cyangwa se ubugari bw'iyo ntambara. nubona umukozi w'Imana ahagurukiwe, unyumve cyane, kuva ku ino kugera ku musatsi, ntabwo ari uko dayimoni cyangwa Satani ayobewe ko uyu muntu azapfa. Satani ntabwo ajya ateza umunyamubiri ibibazo, uzaperereze. Satani iteka ahagurukira umunyamwuka kugira ngo namara kumugabaho ibitera akamurangiza icyo yari amaze gifeyiringe, hanyuma uwo mudugudu awubohoze
akambikemo. Nicyo gituma rero na bugingo n'ubu mu bantu barwanya intambara zikomeye ndimo na n'uyu munsi. None se buriya Karosi agaruye biriya ngo bigende bite? Kuko azi ko ntajya nihanganira guceceka, noneho nacecetse iyo mpano yakuze ntacyo mvuze, nta nubwo byaguhira, ntako nshizemo konyine. Rero havumwe uhagurukiriza bene se intambara kandi zitari zihari. Icyo gihe ubuhindutse ikivume, kuko buri uko ubonye abakobanyi wifuza kwifatanya nabo. Niyo mpamvu bakakanya kukuvuma kuri nge birashoboka, kuko mfite impamvu nagutondagira nkakuvuma. Ariko ijambo riravuze ngo iyo nta mutima uncira urubanza ndatinyuka. Hanyuma rikagaruka rikavuga ngo ushaka kuvuga ubwami bw'Imana abanze akura ibishimwa mu bigawa, uwo muntu azamera nk'akanwa kanjye. Haleluya. Simbizi niba hari uwumvise, ntago bindeba. Ikagaruka ikavuga ngo erega nta kizabuza ibisitaza kuza, ariko ubiza nawe azabona ishyano. Twe twamaze kubaka urukuta rw'amahoro hagati ya Nibishaka Theogene na Rukundo Ezekiel na Pasiteri Claude na Jisite. Hanyuma uwiswe umukozi w'Imana twubaha Karosi ati reka dakanongere ntago nge binyuze. Deni mu yandi magambo hari abantu bacumbikiye Imana mu ruhande rw'iburyo, bacumbikira Satani mu ruhande rw'ibumoso. Ikarita iri kurya rero kubera ko ariyo guteranya abantu, niyo mpamvu bari kuzura kaboze. Iki kintu sinzi niba cyumvikanye. Yesu ari muri shambure y'iburyo, Satani yatasha muri shambure y'ibumoso. Kubera ko umwami aba yibereye mu ngoma y'amahoro, dayimoni rero akababuza amahoro, akavuga ati niba aba bantu biyunze mubateranye murebe ko batari bwongere. Iki ni ikimenyetso cy'uko abantu benshi baje bavuga ko bafite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza muri bo. Noneho iyo hajemo gutya rero basi dufite byinshi byo kuvuga, ariko aho kubivugira harasaba iyerekwa ryagutse, harasaba amatwi y'umwuka, harasaba ihishurirwa, harasaba ikindi kirere n'ubwenge buri hejuru bw'ubwo mwibeshyaga ko mufite. Aha rero harasaba icyitonderwa. Nicyo gituma na bugingo n'ubu Bibiliya iravuga ngo ese muri mwe intonganya ziva he? Intambara ziva he? Niki kiri gutuma rero abantu bari guhora basakirana ari abakozi b'Imana? Reka mbibutsa akantu. Hambere aha mu minsi yashize mu mwaka w'2023 nahanuye ubuhanuzi muri iki kibuga hanicaya. Reka mvuge kimwe. Naravuze ngo insengero zigiye gufungwa kandi nta kunegosiya kuzabaho. Aka kantu impamvu nkavuze, reka tujye twibukiranya. Wenda ubuhanuzi wabugarura wibutsa abantu ko icyo kintu cyabaye cyangwa cyabaye. Narababwiye ngo umuriro wa Pentekote uzahura n'akaga gakomeye, ariko hirya y'ibyo bihe ndi kubibutsa ADPR n'umuriro wa Pentekote baziyunga. Ariko ikizatuma biyunga gifashwe na Yesu, nakirekura baziyunga. Ndababwira ngo insengero zigiye gufungwa kandi imfunguzo ni Yesu uzazibikira. Uzaba uwo ari we wese ntuzigera unegosiya, none ahubwo gahunda ni ukuzisenya zikagabanuka. Mu mwanya wo kuzifungura
gahunda ni ukuzisenya zikagabanuka nta no kuziteza cyamona oya sicyo iyo urwo wenda n'urugero mbahaye nta no kuzigurisha ngo zijye noneho uyu munsi umuntu arafata ubuhanuzi Meshake Gatabazi yahanuye yarangiza akabwiyitirira ubwo Riziki yahanuye yarangiza akabwiyitirira mu yandi magambo abakozi b'Imana nta rindi shyaka bafite ni ukumenyekana nanjye ngire babiri banyumva nanjye ngire batatu bankurikirana nanjye ngire umwe unyishyurira inzu nta makuru mufite reka da uzi ko mwayobye dore mbaho ukuri ibyago byamaze gukwira isi yose inyota y'ijambo ry'Imana yakwiye isi kandi inyangamugayo igiye guhigwa ikizakugora ni ukumenya ahantu iherereye niyo mpamvu sabwiyerekwa Imana ikaguha umuntu w'umumaro Yesu aguhuze n'umuhanuzi muzima mwirebera abantu b'Imana mu mateka kambakopeza aka kantu umugore n'umugabo bashwanye reka mbivuge muri ubu buryo mu kinyarwanda kidateye ishozi gufumbata umugore utakwemera arahanda niba utari ubizi ubimenye niba hari ikintu kigora ni ugufata ukuboko kwawe ukagusegura umugore utazi agaciro kawe then ugira ngo uri kumwe n'umutumba w'insina mu buriri ni Kinyarwanda niba hari urugendo ruvuna abagore guhindukirira umugabo utazi icyo umumariye utazi icyo wowe kuri we umumariye navuga byinshi kuri iyo ngingo ariko reka mpinira aho ngaho bivuze iki rero niba hari urugendo rukomeye rugoye abakozi b'Imana muri iki gihe ni urugendo rw'ubukene uzi ko ukena ukandikira umuntu uti ni ukuri kose mfite piriyave mwana ukarwaza umwana ku ngufu gukena si gukena ukavuga ibintu biterekeranye ugasura umuntu atagukeneye ukaba inshuti y'agahato buriya niba hari inshuti itera abantu ibikomere ni inshuti ikennye mwihangane ariko ukwiriyeho kubaho ubuzima butabangamiye abandi uzarebe iyo ufite uruganda cyangwa kampani runaka iyo uhamagaye niyo waba wari uri kubwiriza ubwira abakristo ngo munyihanganire bitaba umuntu umpamagaye pasiteri wawe nawe kuko azi kutanga icya-10 umukene baramubwira ngo telefone yawe jya wayifunze bitise muzishire muri siransiye ariko iz'abanyenganda bafite imishinga n'icyo bamariye itorero habwa ati bakristo rero mwihangane nubura ubwenge Imana izakureka iyi nimero ngomba kuyitaba kandi ari ku ruhimbi ari kubwiriza network y'ijambo ry'Imana akemera akayica bitewe n'iki ni 0:30 imuhamagaye cyangwa se n'umunyemari runaka gukena muzi ibyo ari byo urakena umugore yakwegera ukamubwira ngo wimbyiga shiramo esepasi rero umukene ukorera Imana atari inyangamugayo
kubeshyera Imana biramworohera. Iri ryo sinzahwema kurivuga ngihumeka. Umukene ukorera Imana atari inyangamugayo, kubeshyera Imana no kubeshya abantu. Ariko ubundi mbabaza, niba umuntu atinyuka kubeshyera Imana, wowe azakubabarira uri igiki? Hano rero ngana ku musozo muribaza muti none Theogene tubwire ko nawe bakuvuga ngwino umbwire uti njyewe narakwifatiye. Icya kabiri kandi buriya hari ibanga ngiye kubibira, aka kantu mukagenzura, uraza guhita umufata. Nta mukozi w'Imana ubaho wishakira abasengera. Aka kantu sinzi niba mukajyanye basi. Okay, ntimufite ibyo mu nyangira ntimwabibura, kuko n'ubundi wishizemo ko ndi mubi ntacyo nakora ngo mbe mwiza kuri we. Ariko mbibira akantu, mami mfite iyerekwa ryawe, uwo mukozi w'Imana uhorana amayerekwa ku buzima bwawe, kandi wowe ukaba ubizi neza ko hagati yawe na Yesu harimo point d'interrogation, harimo icyitonderwa. Aha ngaha rero ugomba gufungura amaso ukareba kure. Nongere mbaze iki kibazo, amayerekwa ni ay'abanyenganda n'abafite bizinesi zikomeye karitsiye Matewusi cyangwa muri Shike, bahora kuri airport i Kanombe nk'abatega amagare? Aba bantu mubona bakubura mu muhanda n'aba basekirite bacunga umutekano ku bipangu byanyu, ese nta yerekwa bakeneye? Iki kibazo ndashaka ko mukinsubiza muri commentaire. Aba bantu bacunga abana banyu mwagiye mu kazi, abo twita ba tonto n'abo twita ba tantine, aba bantu badufasha kurera abana mu ngo iwanyu, Imana yarabavumye. Kuki itabatumaho bo nta yerekwa bakeneye? Kubera iki iyerekwa ari irya Charisi? Kubera iki iyerekwa ari irya mama Bruno? Kora muri banki. Kubera iki iyerekwa ari irya mama ufite iduka? Please. Kubera iki aba banyerondo b'umwuga nta yerekwa bakeneye? Iyerekwa ni iry'amajenerali n'amakoroneri gusa. Aha rero ubaye maso, uyu muhanuzi wamufata. Nta muhanuzi uhora mu mavuta, nta utanamuka, nta n'utateshuka, kandi nta utacika intege. Ejo bundi umugabo witwa Eliya yishe abahanuzi 450, arongera ariyongeza. Haza umugore umwe witwa Yezebeli, tipe yurira igare aratibika amanuka muri za rufigi z'iyo mu gishanga, abari ajya kwitsimba. Bibiliya avuga ngo nuko ajya munsi y'igiti cy'umurotemu atangira kwisabira gupfa, kuko yari ategereje ko amazi namanuka y'icyo giti. Bibiliya avuga ngo iyo ayo mazi yakugwagaho yarapfaga. Hanyuma mumbarize aba bantu b'Imana bahora mu mavuta, ibumpaye nijoro, ibumpaye mu gitondo, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru, nk'aho hari kire y'ibinini muganga yakwandikiye. Bivuze ngo hari ubaye udahanuye umunsi umwe ugasibira umunsi umwe, ubanza baguha fagitire y'ibirarane nk'iby'icyumweru. Mwemere ko ibi bintu bya Yesu mwabikozemo akazi, mwishuze tubimenye, kandi niba ari n'ubuntu koko mubigaragaze, ariko mugarukiraho gucanganyukisha imitwe y'abantu babakurikirana. Ngana ku musozo rero, njyewe Nibishaka Theogene, umuhanuzi wese ahava akagera ufite YouTube channel, Pascal ntugire ibintu kata, nta kintu kata. Umuhanuzi wese waje ati irantumye, mutega amatwi dore ibyimbwiye,
mu kandi kanya uti rero njyewe nkeneye ubuvugizi, nkeneye ubufasha, ndashaka kamera. Iyo kamera yawe nuyitereraho haleluya 5 ntawe uzakureba, kubera ko abirabura mukunda byacitse, mukunda ibinyoma, mukunda ibipindi, ntimushaka ukuri. Kenshi nkunda kubona komantere nzitaho ndazikurikirana, ariko muba mwabuze ibyo mubwiriza. Ibyo bari kubabwiriza murabireba, tubwizanye ukuri. Ikiganiro cy'ijambo ry'Imana iyo cyakoze amateka gishobora kurebwa n'abantu 100. Wenda dushimira Imana ko abijana ari b'Imana yari ikeneye, ariko shiraho ko Nibishaka Theogene afatiwe muri rogi runaka asambana. Nudashaka kureba arakireba, si ukugisha yaringa nakubwira iki? Kuki mwishimira ibibi ntimwishimira ibyiza? Ni ukubera iki? Ejo bundi nsoza nabonye umugore witwa Grace, uyu batereye ivi mu minsi ishize, ngo ukunda kuvuga ngo tanga nimero wa kintu, ngo uzaza mbere abari uzakujyana. Ntago mwibasiriye, ariko hari ikintu kimwe nshaka kuvuga. Mu by'ukuri nimubona umuntu afite ibikomere n'ihungabana mujye mumwegera, kuruta kumushwanyaguza mumubagira ibisiga. Nabonye abantu yakamiye bamucuruza muri views, abanyamakuru muri abagome. Ucuruje umuntu arakwinjirije, ubonye y'inzu, uguze imodoka, uzamuye igipangu, ariko si ukumubaga umubagiye ibisiga, nta n'igihumbi wamuhaye. Amakuru mfite ari inyuma y'inzu nuko umwe mu bantu bagiye kumusebya kuri Zaburi batanga ubuhamya bwe. Umunsi w'ejo umugore nawe batandukanye. Ubwo se reka nkubaza, ko wari wishimiye ko Grace bimubayeho kuriya, nawe uwawe akaba gusize, ngo mumbwire ubundi mbabaze. Nigeze mbacira umugani ngira ngo muranyumvise, nabwiye ngo niwirukankana umugabo nkawe uzasiga imbaraga zizagusubiza inyuma mu gihe nawe azaba kwirukankanye. Niba mwene so hari ikibi kimubayeho, mushire ku ruhande mu gikari, umubumbabumbe, umubwire uti mwene data byakugendekeye gute, kubera iki? Ariko ntago ibintu byose mukwiriye guhita mubyirukankana hano. Grace afite igikomere cy'urushako, akeneye umuntu umubumba akamwitaho. Noneho ngiye nguha amakuru atariho ivumbi, wavuza induru, wasakuza, wazana ibizibiti nka miliyoni. Grace yamaramaje kubana na Efremu, urabigira uterero. None ugiye kumwandagaza kuri Zaburi, urashenye. Grace agiye kubaka. Rero aho ni muri rya jambo ngo nguhaye amahirwe ya kangahe? Saho ngaho mukunda guta ubunyangamugayo. Niba Efremu yarirukanse mu bagore 1000, agakiza kamumanukiye kamutegeka gufata umwe mu bagore 1000, akaba ari wabana nawe akaramata, mwemera ko hari umugore mushobora kubana ugatunga ingeso utigeze utunga? Wemera ko hari n'uwo mushobora kubana akaguca ku ngeso zose? Ari nayo mpamvu nshaka gusengera abantu mudukurikiranye ku Imana Irahari TV. Imana iguhuze n'umuntu uzi icyo ukeneye mu buzima bwawe. Wari uzi ko hari igihe utereta ukarambagiza uwa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa 10, w'ijana, ukagira ngo bose baba mu iduka rimwe? Ibi bintu mujya mubimenya ubundi. Rero wahiriwe n'Imana ikamuha, igaterura gift nzima y'urugo ikamuhereza. Ntimugashake gucira iteka abo zananiye. Niba wubatse neza, shimira Imana. Ushima Imana, ngo genda shima Imana
ko intambara abandi bari kurwana mu ngo zabo ngewe iwanjye ntayihari, hanyuma kandi nawe ntiwirare. Iki kintu kirumvikanye. Efuremu ngewe twarivuganiye ku murongo wa telefone, arambwira ati Nibishaka, simpakana ko ntakoze ibyaha, simpakana ko ntacumuye, ariko niba hari umugore unesheje umutima wanjye ni garasi, none murajya he? Abishirahe. Ikindi kandi hari ibyo atantumye, hari n'ibyo ntavuga. Bundi ngewe njya kuvuga hano kuri kamera, nabanje kuvuganira nawe iyo hirya. None wagiye kumwanika gutanga ABCD kuri Zaburi, ahubwo niwe utabana n'umugore. Noneho yaramuhamagaye gutya aramutereta kugira ngo bagaragare ku kinyamakuru kimwe. Umunyamakuru aramubaza ngo ese imbere y'umugore wawe ufite abana bangahe hanze? Ngo abo mfite umugore arabazi. Amakuru mpagazeho aka kanya sinjya mvuga ibihuha. Uwitwa Roger yamaze gutandukana n'umugore nta minsi ibiri, uyu ni umunsi wa gatatu. None se nshuti yanjye, kuba agiye kubaga garase ugasatura inyama ugafata ibihaha, imyijima n'ibitabazi byose ugashira hariya, mwarasangiraga amaturo mukagabana ubwo bucericeri bashize muri biriya byibo byanyu, uyu munsi cyo wagiye kwamamaza nawe kikaba kikubayeho, niki kiri gutuma mukomeza kwishimira ibibi byabaye kuri bene so, aho kugira ngo mubabumbe muhishe ubusembwa bwabo, muhishe ubwambure bwabo, ahubwo mukaza kubanika? Mwatewe n'iyihe ndwara? Iki nkivuze kubera ko cyabaye, n'ibizibiti ndabyikoreye hano. Rero Pascal, nubona Theogene Nibishaka yasambanye, utamurusha amavuta, utamurusha gusenga, utamurusha kuzamuka umusozi, utamurusha kwiyiriza, wowe biguhe intro yo kwibaza ngo ese ibi niba bibaye kuri Revera Pastor, niba bibaye ku muhanuzi nubahaga, ngewe ndinde? Nicyo cyatumye ejo bundi bariya ababyeyi bajya kwegera Yesu, baramubwira ngo mwigisha turakuririra. Nawe abacira umugani arabwira ati nyamara ibyaba byiza nuko mwakwiririra n'urubyaro rwanyu, kuko Yesu yarazi misiyo yagize gute yamuzanye, yarazi bizamubaho. Nimugende mwirire mwebwe bwanyu n'urubyaro rwanyu, kuko ngeweho ndi Mesiya. Arangije abampera urugero nkunda, arababwira ngo mbese ibiko bibaye ku giti kibisi nibigera ku cyumye bizagenda gute? Mu yandi magambo, ko bimbaye mfite kwizera, ari nayo ntego yanzanye, ndi Kristo, ndi Mesiya, ndi umucunguzi, bikambaho mfite kwizera kuri hejuru y'ukwayo, nibigera ku batizera bizagenda bite? Tukwiriye guhisha ubwambure bwa bene data. Imana irimo irapfusha aho kugira ngo abadayimoni aribo bavuze impundu, ahubwo bene data muri Kristo bakatubagira ibisiga nta kubabarira. Bari bakwiye kukubaza bati Pascal, Nibishaka n'umusambanyi, uti n'ukuri kose mu izina rya Yesu ibyo bintu ntabyo nzi. Kubera iki? Ni mwene so muri Kristo Yesu, ni umukozi w'Imana. Ese nibimenyekana ko Nibishaka wafashije imitima y'abantu irenga 1000 yasambanye, hafatiwe muri roge ari gusambana, wowe ukaza kubitangaza nka Pascal, haragwa abantu bangana iki? Hanyuma Yesu yagukindura ngo aragukinduye. Bati Nibishaka Theogene, Pascal koko afite abagore 6. Ni ukuri kose, wa mbere yitwa Sebe Nyirabiharaharo, wa gatatu ni Nyirantsina, wa kane ni no detayi ABCD kugira ngo menyekane, kandi bakankomera amashyi, kandi abandi banyamakuru bakampamagara. None n'abampamagaye si abasinzi, ni bene data muri Kristo. Ngwino duhe iyo nkuru. Guhera uyu munsi umuntu nzajyamo ikiganiro nanjye azajya nyishura, kuko mwabigize business. Hirya ya kamera mukigira ibindi bintu, ngo ngewe sinje kumenyekana. Urasaba kamera y'iki? Ngo izi mbuga nkoranyambaga ngewe zirambangamira,
ngize umugisha haboneka umuntu ungurira kamera, ndabizi mbinyujije no muri inbox aya makuru yamaze kugerayo. Niba udashaka kumenyekana wiza kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ikindi, niba udashaka kumenyekana YouTube channel washinze ni iyiki, ugamije iki? Uraje umbwira ngo niyo kwamamaza ubutumwa bwiza, buri hehe? Ubutumwa bwiza buri hehe? Banza wowe ubwawe ube ubutumwa bwiza, ubitabaza rimurika muri rubanda, nurangiza ujye wazana ibyo ugomba kutuzanira. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro ukomeye ntakuka wo kuvuga ngo umuntu wese twagiranye ikibazo ahava akagera, ari uwakomeretse, ari uwangijwe n'ibyo mwabonye muri saga zahashize, amusori mutubabarire. Izi ndazisaba nka Nibishaka Theogene ku giti cyanjye. Ntabwo ushobora kuvuga amagambo 100 ngo uburemo ijambo rimwe rikomeretsa abantu. Hago bakubwira bati hane ngo jewe ndi uyu nguyu, jewe ndi iki ngiki, jewe sinjya mvangirwa. Nushaka uvuge nk'uwanyagiwe, nushaka uvuge nk'uwatose, nushaka uvuge ucishije make cyangwa uvuge nk'uwatombotse, wo kunyumva azanyumva, utari wo kunyumva ntazanyumva. Niyo mpamvu rero abantu bemere ko ibi bintu bya Yesu byahindutse akazi, byabaye business, byabaye banzu yampe kanda kanyenyeri, ese ufite taxi voiture, ubu noneho bagiye kubibira ku matelefone kuko insengero zamaze gufatirwa ibindi byemezo. Niyo mpamvu Theogene niyo mfite ikibazo, mfite umuntu mamagara nkamubwira ni uyu munsi rero tabara, ariko Imana irambwiye ngo mpa amafaranga, ufite igiti su yasoromaho. Rero tutavuze ibintu byinshi, barokore mbagira inama nanjye ntisize. Uru ruri kubareba, izi ngizi zirareba hano. Mureke tujye inama ni Uwiteka avuga. Kandi umuhanga yasubira ku rufatiro agafata igihe cyo kugenzura ibintu byose yangije, kabone nubwo atabikosora 100%, ariko akagarukira aho ngaho. Rero mvugira ijambo umuntu wese nacumuje, ambabarire, kandi n'Imana data wa twese imbabarire. Icya kabiri ni ukuri kose, wo kumpa zampe, wo kumfasha zamfashe, then uko umwuka azagutegeka gukora ku buzima bwanjye uzabikore, ariko sinzakubwira ngo Imana irambwiye ngo mpa amafaranga niko imbwiye. Oya. Urakoze cyane. Imana y'amahoro guhereza umugisha mwinshi kubw'impanuro nziza uduhaye kandi zikomeye. Reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone, kuko hari umuntu wakenera kuvugana nawe, yakenera ko umusengera, yakenera ko muvugana ku by'uru rugendo. Mbere yuko ntanga nimero, reka ntambutse aka kantu. Abantu murekeraho kubika abantu bakiri bazima kandi batapfuye. Bakozi b'Imana, murekeraho kubika abantu bakiri bazima kandi mugezeho kwifuriza bene so ibibi. Shobundi mwahanuye ko Rutayisira koze impanuka ngo ayikoreye Gisenyi n'umugore. Amakuru mfite byahungabanije abantu batari bakeya, nyamara ibi bintu ntago ari byiza. Icya kabiri, mugabanye kubika abantu bakiri bazima. Hanyuma wenda warambuze bitewe nuko wenda hari uwo watse nimero yanjye arayikwima, Pascal iki nacyo reka nkivuge nacyo kimaze gufata indi ntera. Umuntu ashobora kugira icyangiro ariko akurusha amavuta. Ariko Pascal, reka tubwizanye ukuri, niba hari ibyo ntashoboye ushoboye, rimana nimero yawe kubera iki? Uze ko hari umuntu waciye ku iriba ry'Abera TV akambwira ngo iyi Mana irahari ni yande. Ibi ni ibyabaye, si ubwa mbere mbikubwiye.
namwaniye umuntu witwa Pascal. None se nge namubuze, wampaye nimero ye, narayimuhaye. Icyo yakoze nicyo yakumariye ntikinde, yaba yarakugiriye inama. Ariko urifashe ngo uyu runaka, uyu Nibishaka Theogene yaraguye ntagihanura, yapfuye mu mwuka, yararindagiye, nta jambo ry'Imana rikiba muri we. Niba ikosa ryabaye 2023 isaba imbaraga zingana iki kurikosora umwuka w'Imana akagaruka mu bantu? Umuntu akakubika bati reka nta kibaho, yararangiye. Rero ushobora kuba warambuze bitewe n'uwo, ndabizi hari ikinyamakuru mu minsi yashize abantu barenga 20 baramuhamagaye bati duhe nimero ya Nibishaka Theogene, arayibima. Noneho bya bindi tunyura ku mihanda itandukanye n'ubundi bararenga barayibona. Erega nshuti yanjye, reka nibwirira abantu muri Kumanira hari TV, kwiriba ry'abera TV, umugisha ni nk'amazi, nta muntu ujya uwutangira ngo bikunde. Baba barakuriganije ibyawe, icecekere. Waba warahuye n'intambara zitari zikenewe, iturize. Umugisha ahari umwenge, aho bishoboka hapfa kuba hari umwenge, no munsi y'urugi urahanyura ukagera kuri nyirawo. Imana ibaha umugisha. Ni 07 83 01 002. Ubwo ni 07 83 1002. Ndakubwira abantu ngo icyo umwuka w'Imana agutegeka utagihaswe ugikore. Kandi bantu muturwanaho muri iyi si, aho muherereye hose, Imana ijye ibaramira amaboko. Reka rero dusenge. Habwa umugisha n'Imana wowe wemeye kudukurikirana no kugarukira Yesu. Kuboko kw'Imana kugushoboze kunesha byose mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Udukurikiye utarakora subscribe, kora subscribe, kore share kandi wandike igitekerezo cyawe hasi muri comment. Urakoze, Imana y'amahoro iguha umugisha kandi ugere no kwiriba ry'abera TV cyangwa se kuri Nibishaka official, ukande subscribe, ukore share ndetse na comment kugira ngo turushirizeho kubana mu biganiro byacu by'iyobokamana bya buri munsi. Imana y'amahoro iduhane umugisha mwinshi. Shalom.